Mu mateka y'ibihanganye byabayeho mu Rwanda harimo abagiye bagira imyitwarire ifite amateka yihariye n'imvugo zikakaye, n'imvugo zifite byinshi zihatse mu mibereho yabo ndetse no mu mateka y'igihugu cyacu. Ubimburira abandi none tujye kurebera hamwe imyitwarire yamuranze n'imvugo ze zikakaye. Nta wundi ni Rukara rwa Bishingwe. Rukara uyu ni umuhungu wa Bishingwe, akagira ikivugo cye ari nacyo cyari gikubiyemo ibigwi n'ibirindiro bye, cyari Rukara rw'igikundiro rwa Semukanya intana batatu. Rukara ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi wari ufite igisingizo kigira giti Nyirakavumbi nyina w'Amavubi. Rukara rwa Bishingwe yavukiye mu Gahunga k'Abarashi, ubu ni mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, umusozi bitiriwe umuryango ukomoka w'Abacyaba n'Abarashi. Ni umugabo w'igitangarirwa mu mateka y'u Rwanda, bwa mbere wahanganye n'umuzungu akamusumira akamwica. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, akaba umugabo w'igitinyiro n'ibigango nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Amateka agaragaza ko yari afite nka metero 1 na santimetero 90 mu gihagararo. Igihagararo n'ibigango bikaba umwihariko w'Abarashi, kuko mu miryango yose ikomoka kwa Rukara nta muntu wigeze ajya munsi ya metero 1 na santimetero 70 z'uburebure. Rukara umuhungu wa Bishingwe yarazwiho ubuhanga ku rugamba nk'umugogoto w'umuheto. Yatwaraga imitwe y'ingabo igera kuri 4 ariyo Urukandagira, Abemeranziye, Uruyenzi n'Abakemba. Ku ngoma y'umwami wa gatanu Musinga watwaye u Rwanda kuva mu mwaka w'1897 kugera mu mwaka w'1931. Uyu mugabo w'igitinyiro n'igihagararo yatabarutse muri Mata mu mwaka w'1910, apfa anyonzwe n'Abadage bakolonizaga u Rwanda icyo gihe, bamuryoza umuzungu w'umupadiri Pauline Lupiyasi yaramaze kwica kuri tariki ya 2 Mata mu mwaka w'1910. Benshi mu bamuzi ndetse n'abamuva mu mateka bamufata nk'intwari byayibuje kubera ko yagaragaje kurwanya agasuzuguro k'abakoloni bari baratangiye gutera imirwi ubutaka bwa gakondo yabo kandi batabanje kubijyaho inama. Kuva mu mwaka w'1910 kugeza muri uyu mwaka turi mu 2024 hashize imyaka igera ku 114 Rukara rwa Bishingwe atabarutse. Abacukumbuzi b'amateka y'u Rwanda hari ibintu bitandukanye bagenda bamwibukiraho, nk'ibikorwa bidasanzwe byagiye bimuranga ndetse n'ivugo zikakaye yagiye avuga mu bihe bitandukanye. Muracyari kumva Inkera TV, icana imwe rukumbi bagezeho ubucukumbuzi amateka y'u Rwanda, tukaba tugiye kubasesengurira zimwe mu mvugo zagiye ziranga Rukara rwa Bishingwe. Rukara umuhungu wa Bishingwe na Nyirakavumbi yaravuze ngo aho kuba umugaragu w'umugore namwinjira, nk'uko amateka y'imiterere y'ubuyobozi bw'u Rwanda bidutekerereza. Kuva ku ngoma y'umwami Mutara Nsoro Semugeshi yashyizeho imiterere yihariye y'abagaragu b'ibugabekazi, abatandukanye n'abagaragu b'ibwami nk'uko byari bimeze ku bami bamubanjirije. Abagaragu b'ibugabekazi bahagabwa izina ryihariye bakitwa amadebe, bakagira umutware wabakuriye akitwa intebe y'amadebe. Uko ingoma zagiye zikurikiranwa buri wese uruharo rwe arwigize imbere, ni nako iryo zina ry'abagaragu b'ibugabekazi bagiye barihererekanya kugeza ku ndunduro y'ingoma ya cyami mu Rwanda. Nuko igihe kimwe ibwami bashaka gutoranya mu ngabo uzaba intebe y'amadebe yo ku mugabekazi Kanjogera nyina wa Yuhi gatanu Musinga. Nuko bazenguruka mu ngabo zose no mu bagabo bazo, baza kugera kuri Rukara rwa Bishingwe watwaraga imitwe y'ingabo igera kuri 4 yari ikomeye mu bihe by'ingoma y'umwami wa gatanu Musinga. Aha byagaragaraga ko ari we wagombaga kujya gukurikira umugabekazi Kanjogera mu cyubahiro cy'amadebe y'ibugabekazi. Rukara ngo bamugezeho ararahira avuga mu ijwi rikakaye abihekana ati, aho kugira ngo mbe umugaragu w'umugore namwinjira. Kwinjira umugore no kujya kubana n'umugore wapfakaye ariko ugakomeza kumutungira mu rugo rwe. Nubwo atabivuze mu buryo bweruye, yashaka kugaragaza ko adashobora kuba umugaragu wa Kanjogera, ahubwo aho kuba umugaragu wa Kanjogera yaba umugabo we. Umugabekazi Kanjogera yari umugore wa Kigeli wa kane Rwabugiri, watanze tariki 15 Nzeri mu mwaka w'1895. Nuko atangira inzira y'ubupfakazi atyo. Nubwo Rukara rwa Bishingwe yavuze iryo jambo rikakaye ryo kubaka umugabekazi Kanjogera, ariko niyo abigerageza ntabwo byari gushoboka kubw'iteka ryaciwe n'umwami Cyilima Rugwe watwaye u Rwanda hagana mu mwaka w'1345 kugeza mu mwaka w'1378. Yaciye iteka ko nta mugabekazi uzongera gushaka umugabo mu gihe apfaka akiri muto. Iyo mvugo yateruwe na Rukara rwa Bishingwe ntiyigeze igaragara nk'agasuzuguro yasuzuguye ubugabekazi bamushakaga kumushyira kuri uwo mwanya, ahubwo yafashwe nko kwisumbukuriza guhanitse. Rukara rwa Bishingwe aho kugira ngo ahanirwe kuba yasuzuguye ibwami n'ubugabekazi akanga kuba intebe y'amadebe, imvugo ye yabaye ibisetso, benshi bakayifashisha nk'amagambo yo gutebya. Birangira batinze muri byo, ntibakurikirana n'impamvu yo guhakana kwe. Nubwo bitakomeje guhabwa uburemere, ntibyabujije gukurura amakimbirane no gusuzugurana hagati y'umugabekazi Kanjogera ndetse na Rukara rwa Bishingwe.
byageze naho Kanjogera atekereza gutanga Rukara rwa Bishingwe ngo aryoze iryo jambo ry'agasuzuguro yavuze ndetse akananga kubahiriza inshingano bari bamuhaye. Ariko Kanjogera yaje kuzitirwa n'uko Rukara rwa Bishingwe yari umutware w'imitwe y'ingabo zikomeye, yari yiganjemo abakogoto b'umuheto bakomokaga mu muryango we. Kanjogera bimuyobeye aricecekera bifata nk'ibitarabayeho, ahubwo akajya yifatanya n'abandi bakuru mu gihugu gutaramira kuri rya jambo Rukara rwa Bishingwe yavuze. Byarakomeje, buri wese abitwara iyo bigoramiye. Abagaragu b'ibwami, amadebe, abagaba b'imitwe y'ingabo n'izindi ngabo z'igihugu babihindura igitaramo. Ubwo aho bateraniye bataramye, bakaza no kujya kuri ya ngingo bakagira bati na Rukara rwa Bishingwe yaravuze ngo aho kuba umugaragu w'umugore namwinjira. Iryo jambo ryateruwe na Rukara rwa Bishingwe yanga kuba intebe y'amadebe kwa Kanjogera, ryinjira rityo mu bitaramo by'amateka y'u Rwanda kugeza na bugingo n'ubu. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko uyu muhungu Rukara rwa Bishingwe atari yoroshye, ngo yigeze guhagarara ku ntebe y'umugabekazi Kanjogera yinyaraho ayihagurutseho. Nari mvuze ngo Rukara rwa Bishingwe yigeze kunyara ku ntebe y'umugabekazi Kanjogera yihagurutseho. Mu buzima bw'uyu mugabo Rukara rwa Bishingwe yakunze guhinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagera ku mugabekazi Nyiraruhi Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga wari ukiri umwana muto w'icyo gihe bikaba akarusho. Umunsi umwe Rukara yasanze uyu mugabekazi wakundaga guca imanza yikinze inyuma y'inyegamo, maze ngo aramuhinyura avuga ko urubanza rwo mu nyegamo na nyina Nyirakavumbi yaruca. Usibye n'ibyo ngo hari n'igihe yamunyariye ku ntebe undi ayihagurutseho. Abasesengura iby'amateka Rukara rwa Bishingwe badutekereza ko icyo bapfaga na Kanjogera cyari gishingiye kuba yaragiye kumutanga garyozwe kuba yaranze kuba umutware w'amadebe y'ubugabekazi. Ariko kandi banapfaga ko yemezaga ko Kanjogera atari uwo kubahwa kuko yibye ingoma ya Rutarindwa ubwo yari yugarijwe n'abamurwanyaga, agahitamo kwitwikira mu nzu maze ingoma akayiha umuhungu we Musinga. Uyu Rukara rwa Bishingwe ntasanzwe. Umunsi umwe agira atya abeyura impuzu yari akenyeye ahenere Ndungutse. Yego n'ibyo uko ubyumvise wabyumvishe neza, yaheneye Ndungutse. Rukara yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse yishingikirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yari yaranganye nabo. Ndungutse yasubije Rukara ati narabimenyega Rukara, humura ndabakurinda. Bukeye Ndungutse yohererejwe urwandiko n'abazungu bamusabaga kuzafata Rukara nubwo Nyirinkwaya yari yarabuye Rukara ko agiye kwicwa. Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihuru, ko yemera kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Nuko undi munsi Ndungutse atumaho Rukara ngo aze babuguze. Bakibuguza Rukara yura amaso abona mu nkanzi z'urugo uwitwa Pawulo arahingutse. Nuko Rukara niko kwiyamira ati yampaye nka Bishingwe. Ese Ndungutse nawe koko ngibiri ibyo nanganye nabyo biraje? Ndungutse niko kumusubiza ati humura ndabikurinda. Rukara ati ntabwo bindinze ahubwo wantanze mba noga umwami. Ubwo Pawulo nawe barahageze agize ngo arasuza Rukara muri yandamukanye ngo Yambo, maze Rukara ati Yambo nayanganiye na shobuja. Igitero simusiga cyari kizanye na Pawulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avunye Ndungutse ati ntukime Rwanda ndumucyaba, ndagira urw'igikundo rwa Semukanya ngiye kwishyura icyo nakoze ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Maze Rukara yiyambura impuzu ahenera Ndungutse amuvuma. Kugeza ubwo aya mateka yandikwa, mu Rwanda haracyari imiryango myinshi ifite igisekuru kuri Rukara rwa Bishingwe, kandi benshi bamwibuka nk'intwari yahanganye gucogoza abakoloni b'abazungu baserukanye akasuzurukanuka mu bukonde bwa Gihanga. Uwo twavugagaho nta wundi ni Rukara rwa Bishingwe na Nyirakavumbi nyina w'Amavubi, umwe mu banyarwanda bo hambere baranzwe n'imvugo zikakaye. Nge ndi Gideon Rugamba, iyi ni Inkera TV. Tubararikire gukurikira ibiganiro byacu by'ubutaha, kandi ntibayiwe gukora subscribe niba utarakora subscribe. Mukomeze kugira amahoro y'Imana impagarike n'ubugingo.